Hello my people, nizere uko mumeze neza cyane. Mu minota ibiri gusa ndabamaze kukwereka uburyo ushobora kuba wafunguza YouTube channel ihemba mu Rwanda cyangwa ahandi hose. Nta kindi kintu rero uri buze gukora, uri buze hano muri telefone yawe maze muri setting yawe ya telefone maze uze ushake ahantu handitse ngo passwords and account, cyangwa wenda ashobora ko usanga handitse ngo account, wenda iryo jambo kari byo gihanditse gusa, ariko twebwe turareba gutya muri izi telefone zimeze gutya nka za Infinix handitse gutya account gutya nk'uko urimo kubibona. Rero uri buze uhakande, ukimara kuhakanda urahita ubona email ziri muri telefone yawe, ariko bikora imane Rwanda turi kumwe mu rugendo twikorana uri kandi aho gusa utegerezamo akanya gato cyane. Mwibutsa yuko gufunguza YouTube channel bisaba kuba ufite email nshyashya utigeze ukoreshaho ahantu na hamwe, mbese email ikiri nshyashya utigeze ufunguzaho YouTube channel n'umunsi n'umwe. Nimba uyifite ntabwo aka gace ka mbere gato ntabwo kakureba, biragusaba kwihutishaho nk'amasegonda 30 kugira ngo mbese urebe kuri finali, urebe uburyo uri gukora. Ariko we nimba mbese utayifite, tujyane tuyifungure mwereke n'uburyo hari n'uburyo ufungura email maze bikazarangira YouTube channel yawe idahembwe ubaye umuntu ateze n'uhembwe. Hano ategereza rero bitewe na network, maze utegereze makanya gato cyane maze mbese tufungure YouTube channel yacu. Hano uri buze rero utegereze gato cyane wihanganye gutya, maze uri buze guhingukira kuri table imeze gutya, barakubaza gushyiramo email cyangwa niba warayibagiye ukayifunguza. Gusa twebwe tugiye gucreatinga email nshyashya, tugiye gucreatinga email nshyashya. Uri bumanuke hano hazanditse ngo create account, uri buze uhakande gutya, hano handitse ngo create account, uri buze uhakande gutya. Ahangaha ndizera ko mwese murimo muhabona neza cyane, maze uhakande gutya. Hano ikitoderwa hano iyo uhisemo forum, uri buze kubona aho amajambo abiri, ijambo uri buze kubona handitse ngo for my personal use, bivuze ko ugiye gushyiraho ugiye gushyiraho ugiye gufunguza email yawe ku giti cyawe. Hano hakabiri akubwira ngo for work or my business, bivuze ko email mbese ari ya business ugiye kuzajya uyikoreraho business. Wowe uri buze kwitamo niba ugiye uyikoraho business, uri gufitamo hano hakabiri handitse my business. Ariko niba ari yo ku giti cyawe nk'iyo kugareza ubutumwa gusa, wahitamo hari ahambere. Twebwe twahisemo ahakabiri. Noneho hano bari buze kukubaza izina ryawe, ushobora kwa biba byiza yuhisemo niba ari YouTube channel bitewe n'ibyo uzajya ukora, ayo mazina akaba ari yo ubasha kuba waje wakoresha, ibyo bibasha kuba byageze byakora nk'uko urimo kubibona. Urabona yuko ndi guhitamo bikora imana 250. Ngiye guhitamo rero nawe bitewe nimba uri umukomedi hashobora kuzamo nk'amagambo nka komedi, cyangwa nimba ari amakuru mbese ugashaka uburyo hazamo TV, no uri bukande next bisanzwe. Hano uri kuzuze information, amakuru yawe ku kwezi, uri buhitemo ukwezi wavukiyemo n'umunsi wavukiyemo, hanyuma uze gushyiramo n'umwaka. Ahangaha uri bushyiramo umwaka. Aha kabiri handitse gender, uri buze guhitamo nimba uri umukobwa cyangwa nimba uri umuhungu, uri buze guhitamo. Hano hasi handitse ngo gender, ahantu uri buze gukora kuri kano kantu kari hano hasi mu nguni, maze uhitemo icyo uri cyo, niba uri umugabo cyangwa uri umukobwa uhitemo bitewe n'uwuriwe, maze uhitemo nurusoza ukanda hano handitse ngo next. Tujyane intambwe ku ntambwe. Umuntu ubuze kugira ikibazo anyandikire igitekerezo hano hasi mu comment uko yabonye video, nimba itagaga neza zayo sinzabasona. Urabona ko byarangiye. Hano uri buze guhitamo email. Hano urabona ko baduhaye ebyiri, hari teke bikora imana, hari akabana bikora imana teke 16. uri buze guhitamo email igenze ikorohera. Urabona ko baduhaye ebyiri, hari iyi ngiyi hakaba n'iyo hejuru. Gusa utayishimiye hano hasi hano handitse ngo create nawe Google address, ushobora kuba wakeretsinga indi nshyashya izibaguhaye utazishimiye. Gusa iyo uhisemo uri buze uyikandeho uyivivure gutya, none ukande next. Uri buze ukande next. None hano bahita bagusaba gushyiramo password. Hano barimo barakubwira yuko ugomba gufunguza mbese gushyiramo imibare ikomeye itandukanye kandi idahuje. Hano nuza gushyiramo imibare ihuje cyangwa imibare isa cyangwa amagambo yoroshye kuba umuntu yayafindura. Ayo magambo agomba kuba ari amagambo havanzemo imibare, none hakaba harimo na zira za rubaza cyangwa turadutangaro, kugira ngo password ibikomeye bishyizemo yoroshye ntabwo bagwite, ntabwo bayemera. Uri bukande next, nubutsa ko iyi password usizemo ahangaha ugomba kuyifata mu mutwe kubera yuko ntizagufasha mu gihe YouTube
YouTube channel yawe yaba yagize ikibazo. Hano uri bukande next maze dutegerezamo akanya gato cyane. Hano bari kuvubwira ngo this is my target for a moment, ngo mbese ngo utegereje gakeya cyane, urategeza amakanya gato cyane bitewe na network ufite. Ndakubitsa yuko niba ufite ikibazo, inyunganizi, igitekerezo uze kutwandikira hasi muri comments kugira ngo mbashe kwa nagufasha. Hano urategereza birodinge. Hano bari kukubwira ngo verify your phone number. Hano uri buze kandi hano handitse ngo verify. Bashaka kukubaza gushyiramo nimero cyangwa niba yikubaza, ariko niba yikubaza uri buyishyiremo maze bakoherezeho code kugira ngo YouTube channel bazaba bayibye iyi nimero uzawushyizemo ahangaha izagufasha kuba wagarura YouTube channel yawe. Hano uri bukande next maze utegereze amakanya gato cyane bakore verified for device phone, mbese bayemeze bashyire muri system kugira ngo igihe cyose channel yawe izaba yagize ikibazo uri kuzuza ahangaha umwaka amatariki muraza kubyihangana gakeya cyane, mbese bizabasha kuba byagufasha. Rero urabona yuko email yacu yagabye yafungutse. Uri buze ukanda hano handitse ngo next, hasi hano hasi mu nguni hasi handitse next, maze tugaruke dukomeze hasi uri buze ugaruke uhakande. Ibi tumaze kuzuzamo bizadufasha mu gihe YouTube channel yacu izaba yabashije kuba yakwibwa kugira ngo tuyikavaringe ibashe kuba yagarutse yagaruka. Uri bukande next maze utegereze akanya gato cyane. Hano bakubwiye ngo hano urategezamo no hano uri buze guhitungukira kwitabura imeze gutya. Aya ni amategeko n'amabwiriza agenga Google, mbese ni amategeko n'amabwiriza agenga email. Ahangaha uri buze ukande kuri ijambo ryanditse again, hasi ryanditse mu ibara ry'ubururu ryanditse ngo again. Nujya kumanura hasi uri bubone iryo jambo ryanditse ngo again, uri bugenze uri buri kandeho iri jambo, maze turaba dusoje kuba twafunguza email. Niko ushobora kuba wafunguza email mu magambo make nagusobanuriye uburyo ushobora kuba wafunguzamo email. Guca tayari muri telefone yacu email yagezemo. Noneho reka nze mwereke uburyo uri buze noneho gufunguza YouTube channel, maze ukabasha kuba nawe wakorera amafaranga kuri YouTube. Ushobora kuba wakwaporodinga video, indirimbo se, cyangwa ushobora kuba wakora mbese bitewe n'impano ufite. Akenshi na kenshi ariko ntabwo biba binasaba n'impano, bisaba kuba ufite ubushake. Guys, nitugaruka hano muri telefone yacu handi urabona ko duhise tugaruka handi harimo izi zose ni email zanjye ziri muri telefone. Urabona ko email yagezemo, gusa ntabwo nayibereka kuko kubw'umutekano wanjye izi mail mba nazishe kubw'umutekano wa YouTube channel yanjye. Ndibuze gusubira inyuma maze ubu twatangiranye none wa muntu ufite email muri telefone, reka dutangirane intambwe ku ntambwe y'uburyo ari bufunguze YouTube channel ku muntu wamaze gufunguza email wari usanzwe uyifite uyimaranyemo igihe kinini cyane, wari usanzwe uyifite cyangwa uyifunguye. Ubu kimwe tujyane noneho intambwe ku ntambwe kubera twese dusoje kwa twafunguza email. Niba uzi kutayifunguye nk'ubu buryo mbikweretse ndakubwiza ukuri urimo uraruhira ubusa, ahubwo nawe bikore gutya maze nawe ubashe kuba wagaze wakora ufite icyizere. Hano ikintu urakora uraza hano kuri YouTube yawe, uri buze hano kuri YouTube kugira ngo dufunguze icyo bita YouTube channel. Hari abantu bajya bikumva yuko gufunguza YouTube ari ibintu bikomeye cyane, gusa iyo ushaka ko ufungura email bijya guca amafaranga, ariko iyo ushaka kwiga uraza ukigira ubuntu nta mafaranga utanze. Ikindi cya kabiri ukansobanuza. Hano uri buze kuri mujyana kuri YouTube channel yawe, maze uri buze kubona agafoto hano hasi mu nguni handitseho ngo you. Aha hasi haba igihe kabaye kari hejuru, ariko aho kaba kari hose kaba kanditseho you. Niba warasize ifoto hano uri buze gusanga ari ifoto yawe ugakanda. Umaze kugakandaho uraza ukareba ahangaha gutya. Urabona ahangaha handitse ngo sorry handitse ngo sorry uri buze ureba hano handitse ngo switch account. Uri buze ureba hano handitse ngo switch account niho uri buze ugenze, niho uri buze gukanda handitse switch account. Reka nze makwereke neza cyane kugira ngo bashe kuba wahareba. Hano handitse ngo switch account. Ahangaha uri buze kwakanda
handitse switch account. Ubwo ni igihe ufitemo email nyinshi cyane ariko ushaka kuba wagahise wahitamo iyo ugiye kugaze email ugiye kuba wafunguzaho YouTube channel. Uri bukande hano handitse ngo switch account, mbese nuhakanda gutya bari buze guhita bakwereka email zose ufite muri telefone, maze urebe email ushaka wafunguzaho YouTube channel, maze ugaruze uyikandeho. Urabona yuko ni nyinshi ariko dushaka gufunguzaho YouTube channel ni yo hasi, uri buze uyikandeho nka gutya, uri buze uyikandeho gutya. Ushaka wafunguzaho YouTube channel uri buyikandeho gutya, reka nze bikwereke neza cyane. Uri buze kwikanda, nakubitsa ko nuza kugira ikibazo uze kunyandikira hasi muri comment, ndi buze kuba nagufasha. Mwibutse ko hari group yacu WhatsApp ushaka kujoinga, uri bukande hano kuri title ya ino video, maze uri buze kubona ibisobanuro, uri buze gusangamo link ya WhatsApp. Uri buhitemo ya email yacu, maze bari kubwira yuko send bikomeye teke 250 batwerekana email tayari gushya. Urabona yuko gucya nanjye ndi muri email nshyashya. Email nshyashya urabona ko hano hasi handitse you, hariho inyuguti ibanza email yanjye ahasura nk'uko urimo kubibona. Uri buze ugahise uhakande, uri buze uhakande neza cyane witonze. Uri buze uhakande, urahaza uhakande gutya witonze nta kibazo. Uri buze uhakande gutya, hano handitse ngo you. Ukimara kuhakanda gutya uri buze kubona hari handitse ngo creator, munsi ya rirazi no ko bikorwa na teke 250. Urabona ijambo ryanditse ngo creator channel mu Kinyarwanda ugerekereje ati mbese funguza channel. Hano ahangaha handitse ngo creator channel. Uri buze ugenze uhakande gutya, ndizera ko nta muntu utari kuhabona neza cyane. Aka niko kantu k'ingenzi cyane ugomba kuba wakwisaho cyane. Uri buhakande gutya, uri buhakande. Ukimara kuhakanda gutya uri bubona ifishi yo kuba wagaze wakuzuza akambere kanditseho ngo picture, aha bivuzaho cyangwa charge your photo or tag now. Hano nuhakanda hano hambere urahita ugera muri file ubashe kuba wakuzuza washyiramo ifoto yawe. Hano hakabiri rero nimba mbese aha kabiri ni izina rya channel ushaka, mbese urashyiraho. Uri bukande kuri kano kantu k'agakaramu niba ushaka kuyihindura ikagakaramu, uri bugakandeho. Hanyuma noneho nimba mbese ushake izina ushaka kuzita channel yawe, nimba ushaka kuzashyiraho indirimbo mbese ugeze ushyire izina ushaka kuzita channel yawe. Hanyuma ibi byose nubisoza uri bumanuka hano hasi handitse ngo creator channel. Ariko reka maze nkwereke neza cyane ko ukora, reka maze nanjye channel mbese nyifunguze neza cyane. Uri buze hano usibe ya magambo ushobora kuyasiba, none ukandikamo ushaka ubuje sinzira bikorwa na Tech Rwanda. Ndakwinginze ko jya muri YouTube channel yawe, maze ushake iri zina wandikira hano bikorwa na Tech Rwanda, maze urishake ukore search, maze uhereze subscribe, like none n'igitekerezo ubweze cyose. Maze numara kuba wageze wakuzuza rino zina ryawe rya YouTube channel, maze kubona ko byagiye neza. Urabona ijambo riri mu nguni ryanditse ngo save. Uri bugenze uri burikandeho, uri buze burikandeho iri hano hejuru, burikandeho maze ugenze utegereze amakanya gato cyane. Urategereza amakanya gato cyane, birarodinga bitewe na network ufite. Hano urabona ko basibwira ngo channel created, hari hasi urabibona neza cyane. Hano ubu gutya channel twasoje kuba twaduze twayifungura, gusa ntabwo ari yarangira. Turi buze guhindura igihugu location y'ahantu tuba turi kugira ngo tubashe kuba twaba monetize. Bivuze ko gutya tuyifunguye, uramutse mbese wujuje ibisabwa ntabwo wahembwa kubera uri mu gihugu kitemere kuba cyanditse cyahembwa. Ndaje ngwereke uburyo ushobora kuhagenza, uburyo ushobora kuba mbese wahembwa nawe kuri YouTube ugahindura location. Hano rero nimba ushaka dusoje kuba twagaze wakeretinga YouTube channel, urazo ukande kuri kano kamenyetso hano uko kumusaraba hasi cyane, uri buze ugakanda maze utangire ko wapostingaho video zawe. Ushobora kuba washyiraho ama video cyangwa amafoto, ibyo ugenze ibyo ushaka. Aka kamenyetso ko guteranya uri bugakande ukakujyane muri file cyangwa muri telefone, maze ubashe kuba wabona video z'uburyo ushobora kuba wagaze uzatangire uploading kuri YouTube. Hano ushobora kuba uploadinga udushort utuvideo dutoya cyane, ama video amara amasaha menshi cyane. Ibi ntabwo ari ngombwa, ibi ndabizi neza cyane ko muri abantu basobanutse
si ngombwa ngo mbisobanure gusa hano uri buze hano muri hano kuri video maze ubashe kuba wahitamo video ushaka kuba wagaruza wakwa uploading. Ndakwinginze nimba iyi video uyibonye wari uyikenye utuvuke kudusigira igitekerezo hano hasi muri comments n'inyunganizi yawe hano hasi muri comments. Rero reka dubure mu gice cyacu cya kabiri mbere ku buryo uzahindura location n'ibiki bisabwa uburyo ushobora kuba wabona aba followers cyangwa aba subscribe mu gihe gito cyane mu cyumweru kimwe uburyo ushobora kuba wapostinga cyangwa washyiraho video ikarebwa cyane. Ibyo ngibyo ni buryo ndibuze ngarukanza nkwereka hano muri video. Dure muri video aha ciao ciao.